Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu mwanya rero ni video nziza cyane twasuye Rastaman. Mwiriwe Mwiriwe neza. Amakuru yanyura Neza. tubasanze mu kazi rero. Yego. Uyu ni wa mwanya rero twifuje kugira ngo tuze tukuganirize ariko ubanze wibwire abadukurikiye kuri YouTube channel. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwimana Jean Pierre. Yego. Umunyabugeni n'ubukorikori. Yego. Mu murenge wa Jarama niho ku Gicumbi. Niho ku Gicumbi. Yego. Ubwo uhanga ubwo urimo urateranya ibiki? Hano mo ndakora idirishya. Yego. Ryo risanzwe ryo gukinga. Yego. Ubuse hano rero ndimo ndahabona ibintu byinshi cyane, wadufasha ukadusobanurira ibintu icyo bishatse kuvuga. Hano dukora ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'amadizayini mu mashusho y'ubugeni. Yego. Dukora amashusho atandukanye. Yego. Dukora amashusho y'ibintu bigaragara, amatungo. Yego. Amazu. Yego. Imodoka. Yego. Buri kimwe cyose bitewe n'icyo umukiriya yakunda, buri kimwe cyose ku bijyanye n'amashusho turabikora. Okay. Ibihangano byacu. Aha rero agiye kutwereka ese buri kimwe atubwene adusobanurire. Banza kuri iyi modoka, aka kamodoka mbona keza bivuze iki? Nk'uko uyibona twagerageje gushushanya imodoka, gukora ishusho mu n'ibikinisho by'abana. Abana barabikunda cyane. Yego. Ubwo rero gutekerereza ku bana ku bintu byabafasha kwigiraho, nabakoreye akamodoka. Ni akamodoka. Ubu noneho wakingura ngo turebe ko mbona ugiye gukingura. Imodoka irakinguka ikanakingwa nk'uko bisanzwe n'ubundi. Bavandimwe, uyu munyabugeni njyankuyemo kabisa, aranakingura. Ibintu byose birashoboka. Yego. Ubu rero ni ukuvuga ngo abana ni igikinisho bashobora kugira gute? Bashobora kujya bakinisha, kikabafasha kurera abana no kubigisha ibintu bijyanye n'ubugeni. Kuko umwana yabibonye nawe ashobora kubikunda akaba yakiri kugenda koko. Rero hano nahabonye inzu. Hano hari n'igishushanyo mbonera cy'inzu. Yego. N'ubundi nabyo ni ibijyanye n'ubugeni, n'uburyo umuntu aba atekereza ku bintu yakora mu gihe kizaza. Yego. Tukifashisha amashusho ngero agaragara n'amapura atandukanye. Okay. Ni igishushanyo mbonera cy'inzu turi gutegura kubaka ahantu runaka. Umuntu ashaka yakugana. Hariho inzugi, hariho amashusho y'inzugi tuba twarakoze. Yego. Urabona ko izi ari inzugi zitandukanye nda nizo dusanzwe tubona hano. Yego. Ni urugi ruba rukoze speciale. Yego. Urabona ko twafashe amafoto tuyashyiraho n'ubundi nk'uko bisanzwe bigaragaza ko twakubaka inzu, tukanakora n'imiryango myiza, inzugi nziza. Uri umunyabugeni mwiza cyane Jean Pierre. Cyane. Uyu mutwe ni uw'iki? Ahangaha warushatse gusobanura icyane. Hano nakoze ku ishusho y'inka nk'itungo risanzwe rituba hafi, duhorana naryo mu buzima bwa buri munsi. Gusa ibikoresho bihagije ntabwo biraboneka, ariko twabaye dukoze ishusho y'umutwe nka sample kugira ngo tuzashake n'ibindi noneho dukora inka. Urabona ko ari imitako, yaba imitako myiza cyane mu nzu yawe. Ahangaha uyu nawe ni umutwe. Ese uyu mutwe ko mbona uyu mutwe w'inka utandukanye n'uriya bimeze bite? Biratandukanye. Imwe ni inyarwanda. Ubwo inyarwanda ni iyihe? Gakondo. Iyi ngiyi niyo twari twagerageje gukora. Ariko noneho urabona ko iyi ngiyi itubuye. Iyo ni firizone. Za firizone zigezweho. Narakoze cyane. Ndabona ibihangano byawe ari byiza. Mushaka mwamugana rero kugira ngo abakorere imitako yo mu nzu, abakorera amapura ndetse abakorere buri kimwe cyose. Aha rero ndahabona ni kamenamutwe rwose. Iyi ndabona ari dendo. Ni ishusho ya dendo twagerageje gukora ku itungo risanzwe riba ryororwa n'ahantu henshi. Yego. Twifashisha ishusho ya dendo
nk'itungo ritandukanye n'andi matungo itanga umusaruro mwiza. yego Ibi ari umutako iri ahantu mu rugo ubona ari ibintu bishimishije. Niyo Ese mpamvu natekereje gukora kuri Dendo. ese ibi bintu ubikora mu ki? Ibi bintu ubikora mu ki? Ibintu nkoresha ibikoresho bitandukanye. Hari ibyo nkora muri gakondo nkoresheje ibumba, nkakora ishusho mu ibumba. Yego Hari ibyo nkora mu biti bisanzwe nkagicoramo ishusho, ariko ndacyakora tesite, ntabwo ndagera ku bikoresho byiza byabugenewe. Mva nca muri byose ngenda nkora tesite kugira ndebe icyazadufasha gukora ibintu bisobanutse. Jean Pierre ngaho Yego ndabona hasi aha hantu naho ndahabona. Reka tuhere kuri iki. Iyi nyamaswa yitwa nguki? Iyi nyamaswa ni inyamaswa imwe mu nyamaswa ziba hano iwacu. Inyamaswa twagenekereje gukora ishusho y'inzobe. Inyamaswa nziza cyane hano iwacu mu murenge wacu, ziba zihari ku bwinshi hano hepfo mu Rufunzo. Ni inyamaswa yibera mu Rufunzo. Bayita nguki? Yitwa inzobe. Inzobe. Iri iyo ngiyo ni egera hano jyana dusobanurire. ni impigi. Kugira ngo tubone inzobe nuko tuba dufite impigi. Ariko guhiga ntabwo bikemewe mu Rwanda. Ntabwo bikemewe, ariko byahozeho. Natwe ntabwo dukora iby'uyu munsi, ubwo dukora iby'umuco wahozeho kera, gakondo yacu. Abakurambere bacu babagaho ibyo bakoraga batunzwe n'ubuhigi. Yego batunzwe n'ubukorikori butandukanye. Ibyo tugenekereza kugira ngo umuco wacu ntuzacike. Ndabona n'imbwa rwose yasingiriye. Yatatse. Allah. Ni byiza cyane. Aha hano nahabonye rero ikintu bita uyu mugabo rwose igihe yanyumishe. Iri koti twari gukora ku nyamaswa ngo ture no gukora ku muntu. Iyi ni ishusho twagenekereje gukora n'ubundi isanzwe ari iy'umuntu, ariko utunze ibi byose. Yego. Noneho akaba afite n'uburyo yitungiyemo inyamaswa. Yego. Ugasanga uyu niwe ubihagarariye. Wowe n'ubihagarariye. None se nagusabaga rero wegera kuri ibihangano byanyu, urumva wasaba iki nk'abantu bakurikiye YouTube channel ndetse n'izindi andasi zigiye zitandukanye? Ku bihangano byacu icyo nasaba abantu babibona ku bwinshi ni ukudufasha mu buryo bwo kudushyigikira, bakatugana bakabakorera ibihangano bitandukanye. Muri make urabona ko ibi ngibi tubikora mu buryo bwa gakondo bwo kwiyeranja, nta bikoresho bihagije dufite. Ariko noneho habonetse uburyo bwo kubona inkunga, tukabona ibikoresho byiza byabugenewe, twakora ibihangano byinshi kandi byiza. Reka nguce mu ijambo. Buse ushaka imitako mwakumvikana gute? Wamugurisha gute? Cyangwa umutako iyi mitako twe tumaze gukoraho yose ni uburyo bwa tesite. Turi muri tesite kugira ngo turebe ibishoboka n'ibidashoboka. Turebe ibiti byiza byadufasha gukora akazi, cyangwa turebe n'ibumba ryiza. Urabona ko nk'iki gihangano cyo ni umwihariko kuko gikoze mu bikoresho gakondo biri aho ngaho. Ubu rero twarimo turakora tesite ku ibumba ryacu kugira turebe kuko niba ari rya bumba ryaza rishobora gukora igihangano nticyangirike. Muri make uwashima yagendera ku cyo twakoze, noneho akatubwira. Ibitanda n'inzugi nabyo urabikora? Ndabikora ibitanda n'inzugi, dizayini zitandukanye, ubugeni n'ubukorikori. Akoze cyane. Rero abantu mutwumva, ndabasaba ko uyu munyabugeni mwamukurikira kandi mukamufana kandi mukamushyigikira. Wumva ashaka ibitanda, wumva ashaka inzugi, amadirishya, inzu, uburyo bwo gukora amadizayini, uyu munyabukorikori rwose cyangwa umunyabugeni aragerageza kubikora. Mwamugana kandi mwakumvikana, dore ko tumusanze hano mu cyaro kandi ntabwo ahenda, ariko ibintu bye ni ibintu bikomeye kandi bifite imbaraga. Ubwo rero mumuganye byaba byiza kandi yatera
imbere. Urabona ko ni umuhanga pe, ni umuhanga pe, ni umuhanga. Umuntu yifatira dendo akayishushanya gutya mu ibumba, agakora iyi si nzobe, agakora uyu muntu, agakora iyi mbwa. Urumva ko uyu muntu ni umuhanga cyane, no gushyigikirwa. Kandi buri kimwe cyose wakifuza waduhamagara kuri iyo nimero iri aho ngaho kuri screen kugira ngo muzabashe kuvugana nawe agukorera ibintu byiza. Ntabwo ahenda, ahubwo arahendahenda, dore ko ari yibera mu cyaro kandi afite ibihangano byiwe, cyangwa se aba babifite mu nshingano zabo bashobora kuzamusura. Abafite mu nshingano zabo yaba Minisiteri y'Umuco cyangwa se akarere muri rusange, cyangwa se n'intara, uwo ari we wese yabona ubugeni bwiwe akora kari bwiza akabushyigikira. Ibi ngibi ni uguteza imbere urubyiruko. Uyu ni umwana w'urubyiruko kandi ni Rastafari. Ubwo rero ndakwemera rwose, Imana iguha umugisha. Ariko ntitwarangiza tutamubwiye ku bijyanye n'Ubuyisilamu. Ubuyisilamu se urabwemera? Urumva wakibera umuyisilamu nta kibazo? Iyo mpano nayo mbaye nyifite ntacyo byaba. Isilamu nta bindi ivuga ngo nugwamye ko nta yindi mana ikwiye gusenga amakuru usibye Imana imwe rukumbi. Gira gutya byonyine. Okay. Rastafari nawe rero yemeye kuba umuyisilamu, nta kindi tuzahure ku ntuze kuba YouTube yacu.